to yakugonze byari ubushake ni accident byagenze gute kugira ngo yampano agonge moto wuriye byagenze gute yakugonze yagonze moto ku bushake mwari mwajyanye amakimbirane byagenze gute kugira ngo yampano agonge moto wicayeho ukimara kuri moto kayigonga yabikoze ku bushake yagonze moto uriho ku bushake yego yagonze moto nari ndi ku bushake ni ukuvuga ngo wari uvuye mu modoka hatarimo kumvikana mwari mushwanye kugira ngo usohoke mu modoka yahagaze mu muhanda yego nta nubwo ari wenda ari no ku cyapa yahagaze mu muhanda hagati asohora mu modoka nanjye ndasohoka kuko nta kindi kintu ari gukora ako kanya mfata moto yego nuriye moto noneho maze kwambara kasike twegeye imbere gatoya ndebye inyuma yanjye mbona yatwurikiye yego ngira ngo wenda agiye kudukurikira buhoro wenda ahagarare nk'ahantu ababwire nsubize kuri moto nsubire mu modoka ahubwo mbona yakiseriye imodoka aratugonga njye n'umumotari arabagonga n'umumotari wakomeretse nyuma yaho rero narakomeretse mu biganza ku maguru ku matako ariko nyine ako kanya ubugome n'ubunyamaswa bw'umuhanzi Urizagwira Florier uzwi cyane nka Yaman Waboy wagerageje kwicira umugore we Vava nibyo biri kuvuga hirya no hino ku mbuga zitandukanye aho nk'uko mwabyumviye uyu mugore wagira ati uyu muhanzi Waboy yagerageje kunyicira ubwo twari turi mu modoka turi kugenda mu muhanda imodoka ikagira ikibazo akambwira ngo nimvemo nege moto uyu Waboy yahise agerageza kunyigongera ku bushake aho nahise nkomereka yaba mu biganza ku mazuru ndetse no ku matako ahanerekana ibimenyetso by'ibikomere afite yatewe n'uyu mugabo we gusa ku rundi ruhande Yamano akaba yamaze kwitaba RIB aho yarezwe n'uyu mugore we Vava aho na Yamana yigirira ati uyu mugore yanyiciye ubuzima mu gihe cy'umwaka tumaranye yagerageje kutanyubaha amabanga yose yanjye yagiye hanze kuva twamenyana n'ibindi byinshi byaje mu buzima bwanje bikanyicira ubuzima ese ninde uri mukuri hagati ya Yamana ndetse n'umugore we bahaye ikaze ku isi y'ubumenyi niba rugambere ugeze kuri uyu muyoboro wa YouTube dukandira subscribe tujye tubana buri munsi mu biganiro nk'ibi nje nitwa Jonathan ndacyabaye nacyo muri no minsi ni byinshi twagiye duhura nabyo ariko byinshi byabayeho so njyewe rero nagize ibibazo igitekerezo cyo gushaka umugore tuhura n'umukobwa turaganira mubwira yuko nifuza yuko yazambera umugore arambwira ati nanjye nakurera wambera umugabo so ikintu cyabayeho ni amakosa ariko nanone njye numvaga atari amakosa kuko numvaga ni umuntu mukuru kandi ndi umuntu mukuru ntabwo nazana umugore ntashoboye inshingano z'urugo ntabwo nazana umugore ntashoboye kubaka urugo ariko ikintu cyabayeho umugore yaje mu buzima bwanjye nteranya n'inshuti nteranya n'abavandimwe mu buryo ntabasha gusobanura mvuge ngo yarambwiye ngo nguriya ariko yankorera gutuntu namwe murabizi muri abantu bakuru ku buryo ancomekanya n'abantu bibazeho umuntu ageraho akwangisha ababyeyi ibyo twarabirenze ndavuga ati okay niba udashaka ababyeyi mu rugo iwacu n'ubundi ababyeyi ntabwo aribo banyubakira ninjya mbakumbura nzajya kubasura si ngombwa ko baza hano muzi ibintu byose byabayeho twagize gutya duhura n'ikibazo video ijya hanze yacu cyo turi mu gikorwa cy'abantu bakuru ariko mu by'ukuri iyo video yabaye intandaro y'ibintu byose umugore ntabwo yongeye kunyumva umugore ntabwo yongeye kunyubaha mbese video yayigize icyitwazo n'ikikango cyo kumbwira uko nitwara kose umaze kwiyereka nukora ikintu icyo ari cyo cyose nzagufungisha so nagerageje uko nshoboye nshaka inshuti mfite manager wanjye witwa James aba muri Amerika yari amaze iminsi aba mu Rwanda mpamagara James mpamagara mu rugo turaza twiga ku bibazo bya hano ndababwira ati rero ikintu cyiza kitera akaduruvayo mu rugo rwa hano si uko turwana cyane ahubwo tuba turi kuganira ku bintu runaka tutari kumvikana umugore akavugira hejuru nk'aho ari gutabaza ntamubwira nti ariko kuki cyo kuvugira hejuru wajya uvuga gake niba ushaka ko dukemura ibibazo ukareka kuvugira hejuru ibyo byose twarabirenze noneho tuza kwihya umwanzuro
wo kuvuga yuko umuntu niyongera gukora ikintu kitasobanutse icyo ari cyo cyose buri umwe wese azavamo. Vava njyewe nagiye ku kazi nk'uko mubizi ko kuririmba. Ngeze ku kazi ntahurira n'ibibazo challenges zose bigira mu masaha 9 namuhamagara, ariko mu by'ukuri nta rundi rwango nari mufitiye, ntari nsinzi aho musize, nari ndi gukoresha buryo kibushoboka ngo naye. So kandi urabizi ko gufunga ari mu masaha 8, so rero amasaha yadufatiyeho nkiri guperforming. Icyo gihe rero yarampamagaye ndamwitaba, ariko ntinumva afite uburakari bwinshi, nibwo kwita nshaka uburyo ndaza ngeze mu rugo nsanga afite uburakari bwinshi. Ndamubwira ati ariko se uba wibuka ko njyewe iyo mvuye hano nari ngiye mu kazi? Ese njyewe nari ngiye mu kabari? Ese mbese mbwira ikintu nari ndimo. Arasara, biba ngombwa bya bindi nababwiraga byo kuvugira hejuru. Ndamubwira ati ariko ukeneye mani kujya uceceka ukavugira hasi. Ubwo nari ntangiye kujya nkeka ko ibintu nta kongera gutongana. Ubwo mwanzuro dufashe ni uko umuntu uzongera gukora ikintu cy'ubugoryi agomba guhunda umwanya undi. Ubwo nanjye ikintu nakoze, nahise mfata inzu ndayifunga, ndagenda njya ku irebero. Ngiye ku irebero, ngeze ku irebero umuturanyi barampamagaye ati ariko se kuri kwimuka? Ati njyewe se ndi kwimuka? Turi kwimuka. Ndababwira ati njye ntabwo ndi kwimuka, urabona hano hari ibintu hano harimo imitako, ibiki, bitanda, ibintu byose yaratwaye. Ndangije numva nza nkamusanga ahantu ibyo bintu yatwaye, ibyo bintu biri kuba ku kanya turaza kurwana, kandi niturwana amategeko arabizamo, sange ni njyewe uri kubiryoza. Ikintu nakoze nahise ngendera uko, nahise ngenda. Eri joro nibwo ikintu cyangaruye, nibwo nahamagawe nari ndi higiriya Bukavu. Ubwo umuyobozi kuri Ribo wanyandikiye ati turi gushaka umugore wawe yarakureze. Ndavuga ati ariko uyu muntu aranshaka hiki? Ntibi bintu tubayeho, hari n'ibindi ntavuga uko sindi hano kumurega cyangwa kumushinza, ariko n'umuntu wambaniye bitari byiza pe, mu buryo ntabwo yambereye umugore mwiza. Jewe Vava kigera mu buryo bwanjye, ubuzima bwanjye bwese bumera nk'akayunguruzo katobaguritse. Buri kintu cyanjye cyose cyahise kijya ku gasozi. Ubwambure bwanjye, amabanga, uburyo nkoramo ibintu, nkagenda nkasanga inshuti zanjye zifite amakuru ntazi, kumbi ariko sinicinga. So icyo kintu cyo kujya kundega rero yakubise agatoki ku kandi ati uya mpano ubuzima bwe ngomba kuburangiza. Sibyo nibyo. Ubu mu mwaka umwe Vava mu mwaka umwe yakuyemo inda 3. Namwe mwumva icyo kintu, ibyo bintu mbirengaho, ndakomeza ndamukunda. Nkamvuga ati uyu muntu wenda ashobora kuba ari kwanga kubyara muri zino situation z'ibi bibazo by'amavideo, reka mureke simushyire kuri pressure, mureke. Ubwo ngubwo ikintu naketse, yaratwite, yarafite inda iri mu mezi 5, kandi buri gihe ashaka gukuramo inda arandiranje cyane, akanira stress, agashaka impamvu zituma ava mu rugo, akagenda akazagaruka inda yaravuyemo. Nukuri mu banjye bakunze b'imiziki banjye cyangwa abanyarwanda muri rusange, ibi bintu ndi kubabwira ntabwo ndi kubabeshya, niko kuri. Hari n'abantu bamuzi nk'ubu ntihabura umuntu uzivava ari kwita understanding ibintu ndi kuvuga. So ikintu nababwira, nimwumva ngo nafunzwe cyangwa nagize ute, ntimugire ubwoba, ndahari kandi ndahari. Niyo banjyana, icyo nzi cyo nuko Uwiteka abereyeho guca imanza abana b'abantu niyo batabishobora cyangwa babera cyangwa batabera, ariko Uwiteka arahari ngo aducire urubanza. Murakoze kandi ibihe byiza, Uwiteka bahe jambo umukunzi wawe. So wasohotse mu modoka wurira moto. Mukuri kwinshi kw'amavideo y'uruhererekane aba bombi bagenda batangaza kugira ngo bashyire umucyo kuri ibi bigenda bivugwa. Ibi n'umwuka mubi hagati y'Amano na Vava wamenyekanye ubwo Vava yagiranaga Dive na Godfather, aho yatangaje ndetse akanerekana
ibikomere n'ibimenyetso by'uko Yamano yagerageje kumugonga Vava ari ku modoka, aho yakomeretse yaba mu biganza, ku matako, ku mazuru ndetse n'ahandi hatandukanye. Aha andi makuru yahise yongera avuga ko Yamano ubu yamaze kwitaba RIB mbere y'uko ajya muri RIB, gusa yatangaje video isobanura ibyinshi birimo ubuhemu bigaragaza n'ibihe byiza atagiranye na Vava, aho Vava yageraga kuvugira hejuru, kutamwizera ndetse no kugerageza gukuramo inda 3 mu gihe cy'umwaka umwe bamaranye n'ibindi bibazo biri hagati yabo. Ubundi Yamano ni umuhanzi watangiye kumenyekana mu mwaka w'2021, aho yamenyekanye ubwo yazaga ku kinyamakuru gikomeye cya MI Empire. Uyu Yamano yagerageje gukora indirimbo nyinshi zitandukanye zirimo uwo muntu, uwo rizagwira, ndi kwikubita n'izindi nyinshi zagiye zimenyekana. Gusa Yamano yongeye kumenyekana n'izina rye rizamuka cyane mu mwaka w'2025 ku itariki ya mbere, ubwo yitabiraga igitaramo cyateguwe na The Ben One Year Growth muri uwo mwaka, akamenyekana aho stage yayikoze neza, abafana bakiyongera bakuru uruhuri. Yamano yakomeje kugenda avuga mu bibazo bigiye bitandukanye, aho nko kugurisha indirimbo akongera akayisora, gusora indirimbo ya Marina batabivuganyeho neza cyangwa babyumvikane, indirimbo ikongera gusibwa ku rukuta rwa YouTube. Yamano nanone yongeye kumenyekana mu mitwe y'Abanyarwanda ubwo video zajyaga hanze ari gutera akabariro n'umugore we Vava, aho Yamano avuga ko iyi video yabaye urwitwazo rw'umugore we kugira ngo bakomeze kugirana amakimbirane n'ibindi bibazo bitandukanye. Gusa uyu mugore wa Vava yamenyekanye ubwo Yamano yatangiraga kumupostinga, ndetse nyuma bikaza kwemeza ko bemeranyije kubana nk'umugabo n'umugore. Yamano kuri ubu iki kibazo cye kimaze umugore nawe yamenyekanye ubwo iyi video ye yatangiraga kujya ahagaragara. Gusa baje gutandukana muri iki gihe, baza kongera kwiyunga nk'umugabo n'umugore. Yamano nanone avuga ko iki kibazo cyasimbuwe n'ubwo yaje kuva mu rugo agiye mu kazi ko kuririmba mu Kiraka, isaha zikavuza kuhageraho saa 8 agatinda kuhagera, bikaba urwitwazo k'umugore we yahise abigira ikibazo, bimaze no kugenda avuga ko Yamano yaje kugenda mutwaye n'ibindi bikoresho. Ese ikibazo cya Yamano kiraza kurangira he? Bahaye ikaze kwishimira ikibazo kukurikirana. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri Miburo, dukanda subscribe tujye tubana. Ariko ikintu cyabayeho, umugore yaje mu buzima bwawe.